umuntu wese yumvise y'urupfu rwa Diane aramera nkayo wumvise urupfu rw'abana be maze agashishimura imyambaro ye. Natwe urupfu rwa Diane rwaduteye gushishimura imyambaro yacu. Umuntu mugenzi wawe, inshuti yawe, uwo mwasangiraga cyangwa se uwo mwavuganaga buri munsi ari ubwo ushobora kuba yakwica n'agahuma mu munwa. Diane Mutoni Uwase, abamarayika bakujyana mu ijuru, nugera yabaho Imana bakwakira bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wabuze umukeneye. Urugwiro Family TV bafite ibikorwa byiza, nimuze mwese mwurebe. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza cye, asinziriye. Kubera ko iryo jambo Pasika rivuga guhita cyangwa se kwambuka, turifuriza uyu muvandimwe wacu wambutse ububabare bw'isi ko yakwinjira mu munezero uzahoraho iteka. Twese rero mu kababaro kenshi ndetse no mu kwizera gukomeye ko tuzongera kumubona, tumusabire kugira ngo iki gitambo cy'Ukaristiya tugiye kumuturira kimuhanagure ibyaha, maze Imana imugarurire wese. Turi abanyabyaha, nicyo twanga ibyaha byacu, kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura iki gitambo cy'Ukaristiya dufite tumusukuye. N'imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu abavandimwe, naracumuye rwose, yaratekereje ibyo navuze, ibyo navuze, uburyo bwinshi butungana, naracumuye rwose, igituma n'ingingo n'abatagatifu by'iteka, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, dukize ibyaha byacu, maze uzatugeze mu gihugu n'iteka. Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire. Nyagasani tubabarire. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, isoko y'imbabazi z'abanyabyaha n'ihirwe ry'abatagatifu, turakwinginga ngo umuyoboke wawe Diane Mutoni Uwase dukorere imihango yo kumushyingura, umuhe umugabane w'ihirwe mu ntore zawe,
umuyobowe ku ngoyi zose z'urupfu, maze ku munsi w'izuka azahinduke imbere yawe abikiriye ubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisigara iteka. Mwese mwatabaye umuryango wa Diane Mutoni Uwase, uyu munsi turi hano kubera akababaro, turi hano kubera agahinda kenshi, ndetse ibyabaye ntabwo tubyumva neza. Urupfu nk'uko dusanzwe tubizi ni amayobera, ariko iyo ruje mu buryo nk'ubu ngubu buteye ubwoba, muri ubu buryo umuntu mugenzi wawe, inshuti yawe, uwo mwasangiraga cyangwa se uwo mwavuganaga buri munsi, ari we ushobora kuba yakwica, ni agahomamunwa. Turi hano dusabira Diane kugira ngo tumushyire mu mpuhwe z'Imana, ariko nanone dusabira abo urupfu rwe rwahungabanyije, kuko ni benshi cyane. Ntabwo ari umuryango gusa, ahubwo n'abagerageje kubisoma numva bibakora ku mutima ndetse bikabahungabanya. Umuryango we ndetse n'abandi bose bamukundaga, ariko uyu munsi ntabwo bakimufite kubera ububi bwa muntu, kubera icyaha, kubera inyungu muntu yokamwe na kamere y'icyaha. Turi hano tubwira Nyagasani agahinda kacu, uko tubabajwe na Diane watuvuyemo, kugira ngo Nyagasani amutuze aheza. Yego, abenshi baragira bati si cyo cyari igihe, turibwira ko atari cyo gihe cyo kugenda, ahubwo ko ubugome bwigaruriye uwamwishe maze akamukura muri iyi si. Ariko twemera tudashidikanya ko nta na kimwe kibaho Nyagasani atabyemeye, ntacyo. Iyi nkuru yaduciye umugongo, iyi nkuru umuntu wese uyumvise y'urupfu rwa Diane aramera nkayo wumvise urupfu rw'abana be maze agashishimura imyambaro ye. Natwe urupfu rwa Diane rwaduteye gushishimura imyambaro yacu, niyo yaba atari iyo twambaye, ariko imitima yacu yarahungabanye kubera urupfu rwe. Nk'uko Yobu nawe yumvise iyo nkuru zose z'abana be, kuko twatumvise mu isomo rya mbere, maze agashishimura imyambaro ye, akaryama hasi, akisiga umukungugu. Natwe urupfu rwaraduhungabanyije, rwahungabanyije umuryango we, rwahungabanyije inshuti ze. Ariko natwe uyu munsi turasabwa kuza kugira ukwemera gukomeye kugira ngo tumere nka Yobu, maze tuvuge tuti navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubirayo nambaye ubundi. Uhoraho niwe wampaye, Uhoraho niwe wishubije, nihasingizwe izina ry'Uhoraho. Nk'uko Yobu muri ayo makuba yose atigeze acumura, ndetse nta n'ijambo risebya Imana yigeze avuga, natwe aba ariko natwe tubigenze, tubiharire Imana. Ibi byose byabaye tubiharire Imana, kuko niyo soko y'ubuzima bwose, nubwo ku iyi si ndetse nubwo mu gihe kizaza. Yesu Ivanjili yatubwiye ngo nigezuka n'ubugingo, kandi natwe niko tubyemera. Imbere y'urupfu rutunguranye rushobora kuba rwahitanye uyu muvandimwe wacu Diane, dushobora kwijujutira Imana ndetse tugatwemera kwacu, ariko ijambo ry'Imana twumvisha ko urupfu rudashyira cyangwa se rudafite ijambo rya nyuma ku mukristo, ahubwo urupfu ni umuryango ukingurira uwacu w'ukuri. Kugera rero aho hantu ko twese twifuza kuzaba ubuzima bwacu bwose, inzira ziratandukana, niyo mpamvu umwe apfa ashaje, undi agapfa ari umwana, undi akazira indwara, undi akazira. Inzira ziratandukanye kugira ngo tugere aho hantu. Yesu ubwe yarasuzuguwe, yarakubiswe, yarabambwe, aricwa, kandi yarakoraga ibyiza hano mu isi. Ntabwo bitangaje ko natwe tuzapfa tutagiriwe nabi n'abantu bakuru, ahubwo bo twagiriye neza. Ibyo byose birashoboka ko uwo twagiriye neza ari ushobora kutwica nk'uko Yesu byamugendekeye. Ni nayo mpamvu ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo ari ikimenyetso
k'urukundo rurusha imbaraga urwango. Urukundo ni ikimenyetso, navuga ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko ubuzima burusha imbaraga urupfu. Diane Umutoniwase azasuka mu bapfuye kubera Yesu Kristo wazutse mu bapfuye. Niwe zuka, niwe bugingo, umwemera wese ntazapfa, kabone naho yaba yarapfuye azongera abeho agira ubugingo bw'iteka. Uyu munsi turemeza tudashidikanya ko Diane Umutoniwase ari mu biganza by'Imana, ahatarangwa ubugome, ahatarangwa urwango rwa muntu. Ubuzima bwe ntibwangijwe n'ikiganza cy'umuntu, ahubwo bwakiriwe n'umucamanza uruta abandi, we uzi ubuzima bwacu bwose. Dusabire abasigaye, dusabire umuryango we, tubasabire kugira ngo Nyagasani ari we wenyine uvura imitima yabo. Ububabare batewe n'iki kiganza cy'umwana w'umuntu n'ubugome bwa muntu winangira kugera aho avukije ubuzima ikiremwa cyaremwe nkawe, dusabire kugira ngo Nyagasani abakize ubwoba n'urupfu rw'urupfu, bagendere mu rumuri rwa Kristo w'amahoro yacu. Turabasabira kandi dusabira abantu bose b'iyi si kugira ngo duhinduke maze twubahe ubuzima uwabuhawe ndetse n'ubutanga bose tububahe. Maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe w'urupfu rumeze nk'urwe, umuhera ku gushushanya mu izuka rye. Wibuke kandi abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yozefu mutagatifu umugabo udahanyuka, intumwa zawe ntagatifu, bazina bacu batagatifu, n'abandi batagatifu bose bakuriza ukuri byagiye bisimburana. Nuko hamwe n'abo tuzagusingiza tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe wacu wa byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose bishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe ukabiherwa muri we, umwe bwa Roho Mutagatifu, kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza kandi dutegeka kandi bakabitwigisha, tugize kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro rituduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko dutera abapfuye, ntiduterane mu twosha, ahubwo udukize icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, wite n'ibisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturenge, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, igihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Umwami n'ububasha n'ikuzo ari ibya Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, ntibite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe wihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wubaho ugategeka iteka ryose. Gira iteka amahoro ya Nyagasani, urukundo rwa Kristo twifurizanya amahoro. Dawe uri mutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, washatse ko uyu munsi nyakwigendera aba ari we watumye dukoranira hano. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga, yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba ko duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro rituduhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe turi abacumuyeho, ntiduterane mu twosha, ahubwo udukize icyago. Twizera kandi twemera ko twese tuzazuka. Ni muri uku kwemera ngiye guha uyu murambo umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Niwe
ugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu urugaga rw'abamarayika nimuhakire maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wabuze umukene. Nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose namugisha Imana Data